waje ujya ku ndege nk'abandi bose papa nkajya ku ndege nyine meze gutya ubu urabona umuntu nkanjye ariko papa nagaruka gusuzugura ariko ibaze umusore nkanjye bambonye ku ndege koko birebe nawe koko umusore nkawe reba iyo foto ariko nukungirira ibanga wakumva n'ibintu byo wenda by'amakosa ari ukuntu ngenda ngasitara ku nyanya z'abandi ngazikandagira baza kundega hano icyo babwira ngo nawe uhari unkigikiye uvuga ati oya hoya je afite amaso mazima areba nango yazimena ahubwo we hari igihe nkureba nkumva kandi wacyana uzabimbwa ariko sha hari igihe nkureba nkabona urutwa n'itungo niba n'itungo iyo ripfuye bararirya wese uzamarira iki Mumirize ako abantu amasanyo abanani ariko wa muntu se warutuzaniye agiye hehe nanjye ho bwaranyibye akwibye iki Yesu we kagashakoshi kanjye aragatwaye oya rwose tuvugana oya zana urakura nyino ka oya rwose ntago nayikora mbone se nyuma ntanyu oya nanjye yanyibye rwose twabonaga kubiziranye ho nawe oya ntago twabibye mbese nyuma murabona tanyibye oya rwose narinzi ko ari ugomba kutwerekana agiye oya rwose rimwe ugomba kutwerekana agiye ndajya kwabereka nubona nawe tuvugana shako amashakoshi yacu nibyo ke dufite rwose tubizana amafaranga ngi 100 ni bage yanjye ubu tuvugana bararimwe bigeze aha uri kubyumva ahubwo agira muhamagara na telefone ufite muhamagara amabure kamutaheruka kudusura se amakuru kira mwagenzwa n'amahoro yewe ni amahoro ariko nararwaye narwaje abana kandi ni Kigali murabizi ko umuntu aba arimo gushakisha nibyo rwose nubwo ntari imperutse ariko buriya twagize n'ibibazo umugabo wanjye baramwambuye yahuye n'abatubuzi kuko mwana ngo yahuye n'igihungu cy'inzobe kirekire gifite ibiderede kiramutuburi ubu bukene utugeze kure papa nureba noneho iki murabimaze ndahera ko mutazanja papa none se twitatu se buri wese se ubu ahubwo we waburiye cyane none urashize kandi nango turi buguhe ahubwo papa nureba je ko aba yakoze akazi kose twajyaga turya umugati n'icyayi ryari yego baba yamutegeye mu nzira se byagenze wa muntu we ngo yaravuye mu kazi atashye ahura n'igisore ngo kibisatse ku mutwe kiramubwira ngo nagiha amafaranga amwereka ibyo amuha barize umugabo wanjye akora utuntu twinshi nuko ngo amafaranga arayamuha agenda uko ariko bambwiye yuko ngo ari uwinaha muri uyu mudugudu byo nakubwiraga abantu bakujya mu matwi ngo je ahubwo babonye twakize tubyukira ku cyayi ndambwira papa ngo nzana bakurana bajyane uri kumva ngo nje ni imishinga mba ndi kumwe mba gukorana n'abantu benshi kugira ngo izaduteze imbere nk'urubyiruko cyagereka buriya ntari narafatisha muri quartier ntari narafatisha nibyo rwose none wafatishije imigati umudugudu wacu hino hanga muri uyu mudugudu batubuzi se ubwo batutse gute muri mudugudu ngo ni umuhungu w'inzobe muremure ufite derede ku mutwe ubu rero narinje ngo mumfashe noneho rero nimba ari uko bimeze ngiye kubikurikirana ndabibafashamo kuko urumva nimba ari we yahereyeho yambura n'abandi nuko yazabayogoza iki ni icyayi nyine tuzatunywa buri mu gitondo hano atari byiza papa hano twajyaga tunywa icyayi ahubwo ubu twakize kutavuga se n'agashyushyu n'akari agashyushyu se cyayi batagira ngo kuba abasirimu cyane ahubwo yahera ko batazabibarutse
umudugudu wacu ntabwo tuwe n'abantu kuri benshi mugerageze turamumenya ubukene rwose butugeze n'inzu barayidusohoramo ibyo ari byo byose turamufata turamumenya nimba atuye inaha muri uyu mudugudu nta kibazo ubwo namwe nzi yuko muticara aba yabyibye se papa je azi gukora ntako ariko wowe muzehe buriya ariko mubwire kumva wowe guhera uyu munsi nawe ujya unshyigikira nubona ndi gutera imbere untera ingabo mu bitugu uvuga ati mwana wanjye komeza utere imbere uzi ngo inzu ushaka kuzabajyanamo ndimo ndateganya mu bitekerezo byanjye kuzakora nkagura nzaba umukira tuzakira je azatujyana no muri etaje nawe birwa bakubeshya bariya jya ubihoreje etaje mu ntebe nziza handi uzaza wicaye ukamenya ati ninjye wabyaye ninjye wabyaye Jay yego sha papa erega wabyaye neza waruguye ndebera waruguye sha aha umeze gute ni sawa musaza wanjye none se bigeze he ikirego ntabwo baratangira kugikurikirana n'ubu ntabwo baradusomera umwanzuro ariko se bagufashe gute ko nawe nzi kutanywa ibiyobyabwenge byagenze bite hari igihe nyine harimo kavukira yabyukiye ku muntu nabyutse nyine nanjye ngiye gutembera abamfashe burya ngo mu biyobyabwenge ariko ntabyo nk'ubundi ubusanzwe nawe ngira ngo urabizi ese ubu koko uzavamo gute nanjye ntegereje umwanzuro nyine bazaduha bazadusomera mu rubanza mu cyumba gitaha nanjye rwose imana turabareba gukuremo pe ubu mu rugo byarazambye mama yararwaye babwira nyine bakihangana byose bibaho mu buzima tugategereza ikizavamo ese uzavamo gute koko mu cyumweru gitaha kiri imbere bazadusomera umwanzuro ariko ntugire ikibazo rwose ndabwira mama rero nyine naba yakiza azazi nta mpungenge rwose babwire ko nanjye nkomeye ariko bagumye no gusenga byose nonese desi ubu barabagaburira nyine nawe urabibona ubuzima bw'ahantu umuntu aba ari hije nyine twakira ibyo ngibyo tukanyurwa nabyo ariko nta kundi twabigenza Ivo, muri ino minsi umaze iminsi uri bisi sinzi ibintu uhugiyemo nabona uzi koko cyangwa ndeba uhuze hari utuntu twinshi uhugiyemo sinzi impamvu kandi mwana wawe impanuro z'ababyeyi bari ngombwa umugore n'umunsi ngiye kuzajya mboneka unganirize nka mama yego shaka uboneka abo ujye umenya ko uri umukobwa wanjye mwiza cyane nkunda ndagukunda cyane mwana wanjye umva ndifuza kuzagushyingira waruje kuri za gahunda nje kuri za gahunda ntugire ikibazo none n'akandi karusho ntari nzi uko ifite none inaha abantu bose nayitirikaga kwa radiyo bose bakahita baza hano kuceye ngo ngo habaye umuziki reka ni radiyo ni umuziki naguze mu minsi ishize noneho ndaba nihaye yabaye ahubwo uzagaruka umbwira ati harya ngo mwikidi reka natinze ahubwo reka ngazane urebe rwose muri uno mudugudu wose bikababera icyitegererezo ugiye kuzajya umbona unganirize ndabona uri kuganira n'umukobwa wawe turi kuganira mba ndi kumuhugura wa muntu we nibyo rwose urubyiruko rw'ubu ngubu sitaruguye uri kubona wowe koko hari ahantu twaba twerekeza reka ntawe hanze aha ngaha urabizi neza kumara ubusore buri hano hanze utarebye neza bwakwangiriza mba ndi kumwigisha rwose umukobwa wanjye tugomba kuzamushyingira n'umujya iyi iravuga umudugudu wose iyi ni umujyi iravuga tureni ni urwembe akira nawe irebere rwose ahangaha uzi umuziki ndakubwiza ukuri do abaturanyi bataraye iwawe ngo ikintu cya mbere ni amakuru noneho ndihaye ndavuga ngo inaha hose ahantu utuye barahita bavuga ati ikintu cya mbere ni amakuru tugomba kujya kuyumvira kwande iwawe sawa kabisa ni yandi ariko ntabwo yanahindutse ahangahe nibyo rwose muri uno mudugudu agomba kubera icyitegererezo
papa mugiye kuzanshingira. aha turagushingira rwose mukobwa wanjye. Uzi nanjye ndashaka kubohesha ababyeyi banjye ishema. aha nibyo rwose. umukobwa wacu ni mwiza ujya ubona ukuntu twabyaye umukobwa mwiza igitangaza ni igitangaza cyane kabisa. niyo mpamvu rero nari ndi kumwigisha amwereka hanze aha ngaha ukuntu hameze aha nibyo rwose. sheri ubu rero hari ibibazo bimaze iminsi ku mudugudu by'abaturage nayo njya kubikemura amaze iminsi ntaboneka. niyo mikoro nahoze numva itambagira iri kubivuga ariko nyine burya rwose ugiye kuyiyobora. niko bimeze rero nagira ngo ngereyo reba uko bimeze. genda rwose urebe uko bimeze nta kibazo. reka ngere ku mudugudu rero. genda urebe ariko mirariye hasi 5 twavuganye ko 5 nawe ni byinshi. turashaka kuma ngahe basi Ndaguha 3. yewe data 3 koko 3 Jay. 3 inoti imwe 2 3 oya 3 rwose nayo wahumenze n'ukuri kw'Imana. Oya nayo. Ayaya shakari nshasha koko. Oya nayo ni 3. Nilisiri nibibavu nibyo byonyine mikuru ifite yagura ngayo ko. Usawe ntabwo ubona ko yapfuye. Oya naho ubundi se buriya nta kibazo. Nta kibazo rwose biravuga. Mwiriwe. Bita Debora. Bite. Ni sawa. Muraho namwe. Bimeze biteze. Twari turaho. Hanyuma se radio ko ndebe biri hano hanze irakora iki? Radio rero ubu ngubu twashaka kumva nimbizi banda zivuga. Urumva twumve ko bivuga neza ariko kumvisha zivuga nta kibazo cy'i radio rwose. Radio nigiraho ikibazo. Okay, nta kibazo namukomeze mwumve. Nari birazi. Sawa. Radio rwose nta kibazo. Bine? Ubwo igihumbi ariko uzagifata ugarutse? Oya kimereba ahantu gikura kimereba. Amafaranga mfite hano muri uyu nzu. We sinzabura ikindi kintu ngo. Ntacyo ndagaruka nimugoroba. Ugaruka nimugoroba. Ubwo nyine turi kumwe. Je. Hanyuma se wa muntu wari uragiye. Wa muntu se ureka da ngo yaragiye da. Buryo usanze yaje kare. Hanyuma se radio yarira hayo igihe. Radio? Yego. Niraraho ngaho mu gikari y'icaka. Nikomera. Nira. Karame. Nda. Eko. Ngiye kugutuma hahandi twavanye amavuta n'umuceri n'agasukari. Bahana amafaranga. Yose se. Yose da. Sinogo warenzaho naga. Ati cyane ako cyane uri gitese nawe. Yurenzaho n'ijana. Hano hepfo niho utagera n'amaguru koko. Ndari guhana cyane mu kazi nimugoroba. Sawa. Numuteka dusanze bandi dakora. Buri urana umutekesene n'andi kwa Kayumba bugene hakorera. Hanyuma sura muntu n'umutekinisi yakora radio. Bige ndebona amakuru bufite. Uzi ko buryo urusengero rwaragweranye pe. Nanguru zinabatekinisi dusigaye dufite ina. Reka korera he? Akorera handi kwa Kayumba no ariko nizere ko atari imitwe yawe je. Angari imitwe n'ukuri kw'Imana. Urana umutekinisi ye. Arakora rikakabura ejo nujya wumva abantu bose bavuga ngo kwaje ikintu cyambere n'amakuru ngo ikintu cyambere n'amakuru urumva. None bagiye kujya baza. None harimo n'umuziki. Hanyuma subirizaga ko ryari ko yajyaga itumarira ngo nijoro. Kugaruka se. Rwose nejo bundi cyangwa ejo hari gihe twayize. Ubundi uyu munsi ntabwo nimugoroba yabi yarangiye se. Umugoroba. Koko nimugoroba je. Okay, ndajya kureba. Wenda hari gihe yaba yarangiye ariko rwose sibyo. Hanganira radio rwose rari hano. Ira radio ukuntu ngo umuziki nubizi koko Debora. Herega ndakwemera umushiki wawe. Ndakwemera nta kibazo twagira. Turi kumwe ubwo wowe urumva. Ntugaheranwe n'ibintu by'isengero gusa urumva. Ujye wibuka n'ikintu cyambere ko ari amakuru. Byose biva mu gusenga. Amakuru ariyo yambere. Sawa. Ngo radio nyine ubuse 5 wewe mubwira ngo bime wari kubima ubuse Imana yaguhaye angaye kubyuka mu bujipo ugenda iki zaza muratse ahubwo nari nakora n'ibindi se Jewe nitwa Karamira Leonard. Wewe utandesha. Je nitwa niyo nkuru Jay. Jewe uyu musore w'amadirede ndamurega amafaranga yanjye 100 yantwaye. Yanjyaniye 100 mvuye mu kazi. Nibyo ndi kumurega rero mumumbarize ahubwo ako kazi giye agatangire kugakora ko kwiba abantu gutyo. Watanze amafaranga y'abandi sha. Muyobozi rwose urabizi ko inatu kwemera.
urabizi uri n'inyangamugayo naguhaye n'ijwi ryanjye uyu mugabo rero mu by'ukuri nubwo avuze ngo narayajyanye navuge n'uburyo narayajyanyemo nose kari kuvuga ngo narayajyanye naraje nyamukura mu mufuka katavuga n'uburyo narayajyanye musa ahubwo kari shobora kuba ari n'igisambo murakoze muyobozi dore ikibazo cy'uyu musore hari ibintu yihaye by'ubutubuzi dore abafite ngo ekuteri ngo yumvisha abantu ngo ba Obama ngo muri Amerika ngo umuntu ngo baravugana ngo aragukonegitinga bigakunda ngo akakumvisha ngo ba Jay-Z kandi icyo nicyo kibazo mfite rero muyobozi umva ukuntu uyu mugabo wagira ngo ahubwo n'urugo afite sinzi n'uburyo anarutunzemo kuko ubwenge bwe ndi kumva bwaracuramye muyobozi none reka nkubwire ubu muyobozi izi kuteri nambaye ubu bakubwira ngo vugana n'umunyamerika ukumva ko kavuga muyobozi ko kusobanutse koko izi kuteri siza ari kuvuga muyobozi ubu wowe ubwenge ufite bwakumvisha yuko wabikora koko wabikora ahubwo ngize n'amahirwe dore nizi ngizi dore yari afite aka kantu yarakagondaga wagira ni kamera akakubwira ngo nubishyiramo gutya ngurumva ngo abanyamerika ngo baraguhuza ngo connection ya telefoni ye ni yawe dore ni nibi ngibi dore nibi ngibi ubona dore nibi muyobozi itonde ibi byose ndabizi nibi nakunanira turabijyana kuri ribi bibazo umva ikibazo turagikurikirana paka muyobozi ibyo bintu koko wabyumva bakakubwira ngo tanga amafaranga ukayasanga nubwa mbere nari mbibonye byaravugaga yari yashyizemo indirimbo kavuga ngo dundu yagiye gutya nanjye kagenda nkabyina indirimbo zivuga ko ari abazungu uyu nguyu ni umuntu itonde ni mu ibiyobyabwenge kada yari afite n'akantu mu ntoki nimba ngo araka n'utuntu aba ari kunywa banza mwitoroga rwose usibi wewe wabyambaraga wumva abazungu muyobozi ni baba batubuzi dore sinzi imiti baba bafite batera umuntu amafaranga ashituka abandi nese namuhaye yari arimo hano muri uyu mufuko ubibona shiduka nimba arakozemo nimba yaragize gute nashidutse muyobozi ko yiharira ijambo muyobozi ni gute amafaranga naje nakura mu ishati araya yafite nayo yamaye muyobozi uyu mugabo ahubwo ngewe mu ndengano yanancinjije n'ibyo najya nkora ahubwo amena amafaranga y'indi cyakababara wowe ubu muyobozi ubu nazana mu ishati yawe nakuramo amafaranga nkayajyana muyobozi ubu naza nkayajyana uhagaze muyobozi wandenganuye koko nk'abaturage mwirango muri kumva ko uyu mugabo ufite abantu baba barabibonye ibi bintu numva n'amadama arabizi abagabo barahari ese ubu ngubu nitugira ugasanga atari ryo yabikoze njyenyine uyu muntu ahubwo uyu musore karitsiye yarayimaze niko kazi akora ubundi akora iki waba uzi ikintu akora muri karitsiye ko umudugudu ari uwawe muyobozi rwose njye nahangura ibiraka nubakira abaturage urumva njye nkora ubuyede hano urumva mugabo njye nkora ubuyede na mushiki wanjye turabana hano baza na mushiki wanjye dore nguyu ni Debora njye ndamukunda urumva dore Debora mushiki wanjye arabizi ko ndi inyangamugayo njye n'imiganda yose njye nayitabira yo mu isibo no mu mudugudu nguyu Debora ni mushiki wanjye urumva bose muyobozi musaza wanjye baramubeshyera iyi ngeso nta yajya agira ahubwo uyu mugabo ashobora kuba ari we muteka mitwe uri kubeshyera musaza wanjye ugenda ushaka abandi musaza wanjye ngeso ntabwo yajya muyobozi hari ikintu njya nibaza iyo muri mu nteko gutya ni ugutukana uno musore kunuka ngo ndi umugabo w'urutarubi niko se madamu iyo ko ari umugabo wawe uhora byumva muyobo nkurikije ukuntu umugabo wanjye yaje ababaye uyu muhungu kandi murabizi ni igisambo rwose mubwira duha amafaranga yacu muyobozi barambekera no kuri kwimana n'uyu mugore we dore ubundi urabona uyu muntu avugisha ukuri njye bangirira isaha urumva kuko mfite mushiki wanjye mwiza reba ukuntu Debora asa urumva ni mwiza cyane muri uyu mudugudu bazaduha inka nyinshi ubu wowe wamureba ukabona ko ari n'igisambo koko ubu wowe ntabwo mu ijisho ntiriho umva icyo nzi cyo wenda kugezaho n'ibyangadege no ahubwo noneho urumva njye ndagira ngo banyishyure kutezanye nta n'ubwo bavana ndajya no kuri ribu urumva ndajya kuri urubanza we rero karamira reka nkubwire uyu muhungu ndi kumva muri kumurenganya ahubwo mwishyure kuteri ziwe dore muyobozi nazinyishyure dore anga murandenganyije ko buno buwari ubutumwa oya nyishyura ibihumbi 2 muyobozi n'ibihumbi 10 zikuteri zirahenze muyobozi yamereza ahubwo akirajyana n'undi wajyanye menshi akirajyana yajyana ariko ubwo busambo bwawe nubona butabuzize wowe uzambaye ubwo busambo muyobozi nangwaza mushishuri wa muyobozi kuzana mayeri wiba abantu ubujyanye ibi bisatsi byawe umenya wowe barakumenye wowe kandi buretse mugashwane wajunega sibangegera papa habaye sorry kiravumvura ureba icyo gisambo ngo ni musaza wawe reba ingegera ngo ni musaza wawe none se papa jayi kuri kumukubita umwica ndamureba nkumva ahubwo namuguguna name none se papa byagenze bite nyije n'abakuru imidugudu kuduha amakuru ugomba kumenya abantu bankuru umugi muri kumva nkawe ubahagarariye bimeze gute
uramara muzari kuza ngo wa kunda uvuze ngo wari uri kumwe n'abagore je kuri munana nacyo ngo kwera gutware ngo wowe ngo woneje abantu ngwino wowe banguka akose kuki kitacyunama nakubwiye ngo wuname ahe njye hano umuntu agendera ku mategeko yanjye uri kumva reba ukitumye n'amazi yanjye ameneka aho no umukira wanjye ari uyu munsi warangombeshe bara ngaho unama ibintu byose wagira ngo ntabwo biba bizi kunama